Nabyaye impanga, umukobwa wanje avukana n'inzoka, ngira inzogera zanjye ndazikwereka zivuga. Mana mbabarira umuri umugaragu wanje gekazi amaso areba ingabo zigiye kuturwanirira. Bibiliya iratubwira ngo kakanya amaso yarahumutse, ingabo ni ingabo z'abaserafi n'abakerubi zibagose ziruta za ngabo yahise areba za ngabo z'abamidiyani zibateye asanga ni nk'udushishi. Eliya arakomeza yisomera Bibiliya ye. Nko mahembe yanjye ndayagendana. Nk'ubu ngubu iyo nicaye mu kabari hakaza abarwayi bakuzura barindwi ntaraza, inzoka ihitiza. Iyo buzuye barindwi nk'uko ubona aba bagore nyine. Nk'ubu mfite amahembe 11. Wenda urugero mfite icibo ncita Kigali. Iyo ufashe nk'ubu ukaja gukoramo amafaranga wumva ikigukuruye intoki ukuboko ukunda kujyana yo urebe kigakomeza kandi nta muntu uri kureba. Haza komanda wa daso haje atuye umupfumu ati we uratereka abantu umupfumu, ndivugira gusa ndamubwa ntiri joro ntagura ryama ntamukozeho, n'umusazi n'ubuyirirwa yirukanka ku manda. Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Ishakiro TV online umunsi ku munsi, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko abadukurikiye bari mu Rwanda, ariko ntitwakibagirwa abakunzi bacu bari muri za Canada, mu Bufaransa, muri Belgique, muri Amerika, abadukurikira bari mu bihugu bya East Africa, mwese tubateteka kandi turabakunda cyane. Nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa hano, n'umuvandimwe yitwa Dr. Mayanja. Ntago ari ubwa mbere tuganiriye, mwarabibonye, ariko reka twongere tumikaze, wenda hari ugiye kumubona bwa mbere kuri kamera zacu. Muraho neza? Muraho. Murakoze kuduha ikaze ku Ishakiro TV, mwakoze kudusura, ni karibu. Jendi Dr. nitwa Salongo Mayanja, ni izina ryanjye ry'ikigande niyo naturutse kuko nabyaye abana babiri b'impanga. Umuntu kwitwa Salongo bisobanura kuba warabyaye impanga. Umugabo yitwa Salongo, umugore yitwa Narongo. Nabyaye impanga, umukobwa wanje avukana n'inzoka, ariko iyo nzoka iracyariho. N'umwana arahari, mukanya ngiye kumubereka nguyu. Umukobwa wanje nkunda yitwa Debora. Umukobwa wanje ariga, ntabwo azi Ikinyarwanda neza. Yavukiye mu hehe? Yavukiye Uganda. Uyu yari imfura yawe? Ntabwo ari imfura, nukuvuga ngo bavukanye ari abana babiri. Kuvukana n'inzoka umwana Uganda bibaho rwose, birahaba. None umwana wanje arahari ngo ni Debora, ariko mama we ntago ahari. Ntago yapfuye, yashakiye ahandi. Twari mu buzima bubi, ntaraba muganga nyine, abona naramugaye kubera yuko ndi umusirikare wamugariye ku rugamba. Arangije rero aranta araduta n'abana, taye umwana afite amezi 9, ariko urabona ngo ni mukuru. Biratangaje kandi bigiye kubyumva ko umuntu yavukana n'inzoka, inzoka ikabaho, umuntu akabaho. Iyo nzoka iri hehe? Umuntu twamubonye wawe, iyo nzoka yo nana iri hehe? Iyo nzoka rero iba ahantu bita Uganda, irubakirwa. Abanyumva barabizi ko inzoka bibaho. No mu Rwanda sinzi aho nabonye umugore wundi waruyisigatiye, ariko ndavuga ibyanje. Ubwo rugenda umuvuzi gakondo nitwa mbabwiye ndi Salongo Mayanja. Ninje waje guhakanya abiyita abavuzi gakondo gusebya umurimo wacu. Yaragiza gukopera akigana. Rero je byose ibyo nkora. Rubuga ufite abagore 7 kandi ubushobozi wahakana na wazatunga abo bagore ntago yabikora. Ikindi cya kabiri nkoresha amahembe. Wambaza uti hembe ni iki? Hembe ni iki, rikoreshwa rite? Dusamye mu rwa 2 rwa Samweli muri Bibiliya. Imana yahamagaye umugabo witwa Samweli, niwe muhanuzi mutoya yatumye. Iramubwira iti Samweli, fata ihembe ryawe uryuzuza amavuta, uje mu rugo rw'umugabo witwa Yose, afite abahungu 7, uwo nzakwereka ni uzaba umwami w'Abisirayeli. Ariko Imana ihamagara Samweli yavutse arusha.
yavutse ku mugore bitaga Penina, ise yitwaga Erukana, amutura Uwiteka ni birebire cyane. Niwe rero watangiye gukoresha ihembe bwa mbere. No kuvuga ngo amahembe ni imyuka mibi, kimwe cya gatatu kimwe cyamanutse kiva mu ijuru. Nta hantu Bibiliya itwereka ko abo bamarayika bamanutse bapfuye. Bariho n'imyuka ikomeye ivugwa mu Baheburayo 11, uvuga ngo ntuturwana n'abambaye umubiri n'amaraso, turwana n'imyuka mibi ifite imbaraga ikorera mu mwijima. No kuvuga rero ayo mahembe naragiye data arayandaga, nibyo nkora ibikoreka, nkavura abantu bagakira, sintanga ubuzima, ariko mfatanya n'Imana tugakora abantu bagakira. Imana yo mu ijuru, iyi Mana yo mu ijuru ifite imbaraga kuruta izindi mana. Ngiye gucisha aya amahembe yarambwiye iryo bita ruhazi rwa nkwakuzi, rirambwira riti mwana wanje ugendane natwe ku kuboko kw'ibumoso, naho kw'iburyo nuko umugabo uri hejuru cyane. No kuvuga ngo Imana iruta byose, yego niyo ihagarariye ibindi byose bibaho. Murakoze cyane. Bisingira amatsiko iyo ugiye kuvura umuntu nk'umuntu wemera Imana koko kandi Imana ishobora byose, ubanza ugafata umwanya ugasenga cyangwa ndaguha urugero rworoshye. Mfite abana ndera, nishurira abantu mituweli barenga 9, abantu 9 i Masaka, nishuriraho abantu batari abanjye. Nkaba ngira abakecuru buri wa gatandatu baza gufata agasabune bagafata umunyu kugira neza. No kuvuga rero icyo nshatse kukubwira kijyanye n'Imana, ntago Imana yaguha ubushobozi bungana gutya utaranize ikaguha izo mbaraga ngo ureke gufasha abana. No kuvuga ngo nk'uriya musore ubona hariya buriya afite umugore n'umwana, igihe wamureze ndamukuza muha umugore, n'abandi narashingiye. Mfite umukobwa wundi nareze ubu umusirikare ni military i Kanombe, hagira n'umukobwa wundi witwa Chance n'umupolisi, bose ninje wabareze barakura, nkagira umutima mwiza, kuko kwitwa umukirisitu ariko ntunafashe ntacyo bimaze. Yego nkunda Imana rero. Dr. Mayanja, tugasubira gato, kuba waragiye mu buvuzi gakondo, hari aho byabihuriye nuko umugore wabyaye umwana n'inzoka ko mpamvu rero ibyo ngibyo rero ni Imana ibikora. Ni Imana ibikora, nawe yagiye kubonabona nuko bigenze mu bitaro yabyariye imurago muri Uganda. Ntaho bihuriye. Mayanja, nari kukubaza nti icyo gihe yabyariye mu bitaro, abyara umwana n'inzoka, muri societe cyangwa mu bantu byakiriwe gute icyo kintu ko numva ari kintu? Uganda ntabwo ari gishyashya, bibaho cyane Uganda. No kuvuga ngo Uganda ari ikintu bita imisambwa, wenda kanguha urugero rworoshye. Uganda iyo umuntu apfuye kurya baje gushingura akaza akicara bacanye umuriro, bafata intoryi 8, izi ntoryi turye bakazotsa ku gati bita gasana. Uzi impamvu? Hari ikintu bita urubugo Uganda uruva ku giti cy'umuvumu bashinguramo. No kuvuga ngo ziriya ntoryi bazotsa nk'abotsa inyama nko kuri ya brushette. Urakoze intoryi. Noneho iyo bagiye gushingura umuntu bazishyira mu rubugo bakazirambika impande y'umurambo. Uzi impamvu se? No kugira batamuhagurutsa bakamuhindura igini. N'amagini. Iyo bagiye kumushingura rero baramushingura afite za ntoryi. Ubwo ni ukuvuga ngo umurozi uwo bita umucuraguzi wenda iyo agiye afite inzogera, ngira inzogera zanjye ndazikwereka zivuga amajwi y'abantu cyangwa zivuga nuko ururimi utarwumva uraza kubibona. Ubwo nkahamagara wenda izina ryanjye gira ipagani, havuga nti Imana rwa protazi, uyu ni umukembakembya ukembakembya umupfu utarahamganye intura, agahaguruka akavuga. Intura nizo ntoryi. Ubwo iyo nzogera nkayikubitaho 3 buca umuntu ntawe uri yahagurutse. Ariko iyo bamuhambanye ziriya ntoryi ntagavayo, urahamagara akakubwira ati ncyanoge intura nzijya ngo ndacaha intoryi ndaje, ubwo ntavayo. Nejo ukajyaho nejo bundi ntago bishoboka. Ibintu bizwi muri Uganda birazwi cyane. Ubwo no kuvuga ngo nuko biba bimeze, urumva mu Rwanda ho nto bibayo. Wenda urugero ndukunda kumva ngo ririya koni ngo riba mama daimoni ngo hagukunda. Urakoze. Nabo ngabo n'abantu baba barahagurukije
amagini agakwira gutyo. Ariko mu Rwanda ntibihari cyane ko byose rwose. Mu Rwanda urebye ugereranyije nubwo bahagurutse umuntu gutyo, Uganda ntago yongera kuba umuntu, ni igini bayita imisambwe. Ujya kuvoma nka saa saba ugasanga iri koga nk'ahantu bita za Nakamwana. Rero nibyo nakubwiraga nkakubwira imbaraga ziba zitandukanye. Ndi umuvuzi gakondo waje guhakanya abandi bavuzi, nabo simbasuzugura, ariko nibaje batanga transferi nkuko ujya mu bitaro bya hano Musanze bakunanirwa aharusha ubushobozi bati mujyane CH. Nukuvuga ngo umuvuzi gakondo ahari wese ntago tunganya ubushobozi, ashobora kureba akavuga ati bareke kutwicira umurimo, nibareke niba umuntu atamushoboye sunike wa Salongo yanjye wumva ukora ibyo udakora, mbese bibe nka transfer gutaransifa. Urabyumva neza. Tutaragira kuba ari kwica umwuga wanyu cyangwa umurimo wanyu cyangwa bari kubutukisha byose ni kimwe wica babawutukishije. Reka tubanze twumve ubuvuzi gakondo ni bukorwa bute, ese ni ubupfumu cyangwa biratandukanye? Banza usobanurire. Urambajije ubuvuzi gakondo ni ubupfumu. Rero imvugo ubu kuri leta y'ubumwe yarahindutse. Ni nkuko wambaza ngo impumyi n'ufite ubumuga bw'amaso. Nukuvuga imvugo baravuga batumupfumu nabakera. Nukuvuga ubu ngubu ndashima leta y'u Rwanda yaduhaye ubuzima gatozi. Ubupfumu bwari ubwakera, ngira bamwe baraguzaga impinga n'ibiki byose. Jewe nkoresha umugabo bita ntirugurirwa. N'urugero ntondajya mu mateka cyane. Hari umugabo ikaragwe kabahinda muri Tanzania bitaga Kavuma, niyo data yakuye imbaraga nkoresha. Yari umugore w'umwami Nyabingi, araza kurikiye umwami witwa Ruganzu, avuna imiheto n'amacumu kuko Ruganzu yaramaze kumusiga, nuko yiroha uza umwami bita Kavuna yavunaguje amacumu ndi kwanga kubitindaho cyane, ariyahura kuko umwami Ruganza musizi. Abasare banze kumwambutsa, baramubwira bati ntitukwambutsa mwami Nyagasani twiyicire. Umugabo ufashe inkota agakubita mu nyanja igacikamo kabiri, aratubwira ngo umugabo nkurikiye ngo uribesha akamwambutsa ngo nzamwicisha inkota. Rero niyo data yakuye izo mbaraga, bamwitaga Rudaseswa Andre, kuko ntago yapfuye kuko yansize, byo yakoraga ndi kubikora. Murakoze cyane. Ikigaragara cyo nkurikije ibyo uvuze, ubuvuzi gakondo ni ikintu kitigwa, ahubwo ni ikintu mashobora kuragwa kuko cyangwa nukuragwa. Nukuvuga ngo ushobora kubaho ngaho nk'ubu data yagiraga abagore 11, niko kana ntari nakubwiye. Apfuye rero hasigaye barindwi. Urabona nanje nibyo nakurikije. Yarambwiye ati mwana wanje ndakuraze, ubwo urumva yarandaze ni ibintu bindimo. Murakoze cyane. Hanyuma rero turabyumvise neza ko ubuvuzi gakondo ari ikintu ushobora kuragwa, nta muntu ubyiga. Ubuvuzi gakondo rero burimo ikintu bita imitendera, ndabyita bitandukanye. Hari abavuzi ibyatsi, nkuba akagenda agashaka igishikashike akagenda guhamura gutyo. Ariko ubuvuzi gakondo twebwe dukoresha amahembe turanakodesha kuko arahenda cyane. Nukuvuga ngo mbere ngikodesha amahembe, ihembe rimwe narikodesha 94 ku kwezi. Rero nibimba navuzi gakondo yajya yagatangira kubesha, nta gihembe ritunga umuntu utishoboye, ntago bishoboka. Nukuvuga ngo jewe nkiva Uganda maze kwamamara, nari ntunze imodoka zirenga 7. Buri mezi abiri nkagura imodoka nziza zigezweho, kubera yuko ubu ukora ibintu bikoreka. Rero genda umuvuzi gakondo gutyo, nkoresha imiti. Dufite urubuga, perezida wacu bamwita Nabyaye Bonifasi, cyicaro cyacu kiba Kimironko. Bagira imiti, noneho baranakubwira bati ukeneye imiti ujuza kwifata ukagenda wishyura buhoro buhoro. Imiti yujuje ubuziranenge. Yego, nguko nayo ndayigira bibaye ngombwa, ariko ngakoresha nicyo bita ihembe. Yego, ngubwo ubuvuzi gakondo. Hanyuma tuyire muri make cyane uko ubuvuzi gakondo bukorwa. Ubuvuzi gakondo nkora jewe nkubwiye ko nkoresha imiti. Urabona naramugaye, n'urugero. Ariko iyo mfite abagore banje dufatanyije, nukuvuga ngo umuti nkenenda w'umutuma. Nk'ubu hari uwajyanye umuti Gitarama Muhanga,
kuko uwo yawushiraga ararembye. Genda umuvuzi gakondo ukora ibyo uwamama uzwi cyane. Ndi umuntu uvuka inaha mu Rwanda ariko twagiye turi bato duturuka Uganda nabikubwiye. Rero ndi umuntu usuzumira mu mazi. Amazi nkare. Murakoze. Gusuzumira mu mazi bikorwa biti? Ni ibintu biba biri mu muntu. Wenda n'urugero nkunda gutanga urugero cyane kuri Bibiliya. Umugabo witwa Ariyo yari yicaye afite umugaragu we bita Gekazi. Mu gihe ari gusoma Bibiliya, ingabo z'Abamidiyani ziramutera zimushaka kugira ngo zimwice. Mu kazi ntuhabura ababarwanya. Umugaragu yagiye kubona ari hanze, abona ingabo nyinshi z'Abamidiyani ziraje n'inkota n'amabuye n'iki, baje kwica umugaragu w'Imana witwa Ariyo. Ariko we yari afite amaso umugaragu atabona. Nico cyatse kukubwira. Araje arinjiye abwira shebuja Ariyo ati, databujiruka ingabo ziraje nyinshi. Araseka aramwihorera. Abaravuga ati, Mana mbabarira umugaragu wanje Gekazi, amaso areba ingabo zigiye kuturwanirira. Bibiliya iratubwira ngo kakanya amaso yarahumutse. Ingabo ni ingabo z'abaserafi n'abakerubi zibagose ziruta za ngabo. Yahise areba za ngabo z'Abamidiyani zibateye asanga ari nk'udushishi. Ariyo arakomeza yisomera Bibiliya ye. Arongera ati, Mana muhuma amaso yabonye. Ingabo zaraje kuko ntabwo umugaragu yarebaga nkuko sebuja areba. Nico runa nshatse kukubwira umbajije uti usuzumira mu mazi gute, ubwo kubikubwira bitakurimo ntwahita ubyumva neza. No kuvuga ngo mfite imbaraga zindimo. Wenda urugero nk'amahembe yanjye ndayagendana nanayo kwereka hano ku gatuza hano, ngira ngo urabibona. Ubu ninde sago 11 nimwo nyatwara nje ntabwo ari ihembe y'inka cyangwa ari y'intama. Urumva nagenda rasagwa gutyo. Wenda urugero nk'ubu ngubu iyo nicaye mu kabari hakaza abarwayi bakuzura barindwi ntaraza, inzoka ihitiza. Niyo naba na shoferi arabizi, dufite abarwayi mu rugo mbibwirwa n'inzoka kandi nje uyibona gusa. Ari abarwayi barindwi baje mu rugo kwivuza, iyo buzuye barindwi nkuko ubona aba bagore nyine. Ubwo nukuvuga ngo mpita mbimenye. Ejo muri hingiro umugore wa 8 kuko avuza kuzagera 11 nabwo bizajyana bibuko. Yego abarwayi kwiyongera urumva ni ibintu jewe nzi. Nk'ubu mfite amahembe 11. Irya mbere baryita ruhazi rwa nkwakuzi riva mu mizimu 7. Urumva yandi mahembe kagira umukemba cyembye naryo. Ubwo nukuvuga ngo ayo mahembe buri ryose rifite ico rikora. Harwa kwibaza ati se kihembe rihenze wazani iki 11 iyo ubana rimwe. Nukuvuga ngo barengera niryo nohereza kureba nta kandi ritavura umuntu ariko ryo rirareba. Hari barengera urengera ibihishwe. Ari uriya wagiye urakoze. Sorry uriya nira mudamu wagiye. Niryo namuhaye aragenda nta nubwo yayoba. Nahani wanje aho nice mvura ntabwo wankura mu ntoki, ntabwo wamenye wawe. Wenda kunsezera ngo urabeho wapi ntabwo bishoboka. Uranyumva muvandimwe. Wenda urugero mfite icibo ncita Kigali. Iyo ufashe nk'ubu kaja gukoramo amafaranga wumva ikigukuruye intoki ukuboko ukunda kujyana y'urebe kigakomeza kandi nta muntu uri kureba. Ubwo ni urugero rwa mbere. Cyangwa ukumvura kubitwa wumvisha urugero. Rero nico nakubwiraga nti amahembe ntabwo abonwa n'amaso. Oya abakurimo gusa ukumva kurimo. Ndaguha urugero rwa mbere kandi n'abantu bose baranyumva bazi ko byabayeho. Naragenja kunywa ndahana aho mvuka za Nyakarambi gundi Musanze. Haza komanda wa daso haje atuye umupfumu ati we uratereka abantu umupfumu. Ndivugira gusa ndamubwa ntirijoro ntago uraryama ntamukozeho. Ntumusazi n'ubuyirirwa yirukanka kumanda. Ico nashaka kuvuga ni ibintu bikubamo bikaba mbese biri mu maraso nkuko haba abahanuzi. Hari uburyo rero abantu bitiranye ibintu. Amahembe abaho cyane cyane nk'umuvumo baho. Urugero rwa mbere hari ikintu bita igikwa, hari igisirani, hari n'igipari. Urumva ni ibintu bitandukanye. Umuntu ushobora kuzana umuntu afite umubare mubi. Wenda urugero ico bita umushingwe abafite nimero 8. Ubo bagore banje bose mfite nzi nimero zabo. Nukuvuga ngo uyu mugore wabonye wandi wari wicaye hano tativa afite nomero ya 5. Mbanza kubimenya. Nukuvuga ngo abagito ukamenya ngo abagito ukamenya ngo nibyo bye.
indaya hari uburyo mbisuza gito adatanga cyane. kuko ngo nimero 5 kateye n'ubone. Yego, noneho ufite gatatu aba ari indaya, ndabimenya. Hari uburyo mbikora nkahita mbimenya. Hari ufite iyo nimero 3? Gatatu ntawe. Ubwo iyo nimero ni nimero yo mu maraso, nimero ubwoko. Wenda kanguha urugero, ushobora kuba utuye hano ufite inka, ukazana umushumba ufite 8 zigashira kandi atariwe. Wenda ndaguha urugero rw'umugabo bitaga Ruganzu wahungiye kwa Nyabonana kwa Nyirasenge Ikaragwe muri Tanzania, ari umwana. Yego, yavutse amaze imyaka 7 nyina mutwite. Yagiye kuragira inka z'umwami, inka yayivuma ati pu, inka igapfa. Yayikubita urushi kwa kunduga inka ikagwa. Niko rugero rero ni ibintu biba bikurimo byawe, niko ubuvuzi gakondo bwanje buhagaze. Murakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko ngize tugenda twihuta. Ubuvuzi hari ibintu hagaritseho ngo imizimu ibiki. Ubuvuzi abantu ntabwo bajya bafata nk'amarozi cyangwa umuntu ufite izindi mbaraga zidasanzwe yakuye ahantu hari nko kwa Satani, reka mvuge gutyo. Byatera abantu urujijo. Kwa Satani nta muntu ubayo. Wenda urugero rworoshe, tuba dufite nk'ubuhamya bwinshi bw'abantu yenda twagize dute twagiriye neza. Ntago ushobora rero mu leta y'u Rwanda kuba utavura ibintu bikomeye ngo ukomeze wiba abaturage, kirazira. Bakunyanguriraho ako kanya rwose. Ariko impamvu tuba tubiramiyemo nuko tuba dukora ibintu bizima. Twahawe ubuzima gatozi, dufite ibyangombwa twemereye gukora amanywa na nijoro. Murakoze cyane. Ukurikije rero uko abarwayi baza kwivuza, ni nk'ubuhe burwayi cyangwa ni nka yahe maraze, ni nk'izihe, ntabivuga ntese, ni ubuhe buryo abantu barogwa mukunda kuvura, cyangwa se abantu muvura abenshi baba barozwe mu buhe buryo? Abantu benshi baba bateze. Hari indwara bakunda kwita ubusuku, hakaba n'izindi ndwara zitandukanye. Nkunda kuvura cyane abantu. Wenda urugero, umugore ashobora kuza yihishe nk'uburi hano atazi ko hatembereye, nawe akumva umuvuzi gakondo iyo bigwa. Noneho ikintu twirinda nk'umuvuzi gakondo, ntago umugore ashobora kuza ati wampaye umuti haziyangiririza umugabo, wampaye umuti umugabo wanje ntazazana undi mugore, akavuga gutyo. Ubwo nukuvuga ngo ntago umubwira ngo warozwe na nyokoboko cyangwa se ngo warozwe n'uyu nuguteranya umuryango nyarwanda. Uramubwira utereka nkuvura ukire, icupfa nuko ukira. Nico kintu dukora. Ntabwo ari uguteranya abantu ngo umubwire ngo umuturanye ngo yagize gutya, niyo nabibona ntabyo nshobora kumubwira. Iyo byanze akavuga ngo kereka mubwiye wamuroze ndamureka akigendera. Ntabwo rero naje guteranya abanyarwanda. Murakoze cyane. Ubundi ni ibihe bikoresho ukoresha byo kuvura? Wavuze amagi, wavuze ihembe, ibindi ukoresha ni ibihe? Nje nkoresha amahembe, gakoresha n'imiti yuzuje ubuziranenge dukura mu rubuga rwacu, barwita Waga Rwanda Group. Hanyuma rero gusuzuma sa cyangwa mu kuvura, ibiciro mu bigena gute? Muvura umuntu bitewe nuko arwaye? Bitewe n'uburwayi uko bumeze. Wenda urugero, ashobora kuba amarozi aratandukanye. Mvura ikintu bita itaro. Itaro rero ni uburozi bufata amaguru kuntu cyangwa se mu nda. Urumva rero imiti irivura ibihenze kuruta wenda uburozi bundi bworoheje. Biterwa n'icyo ababaye, n'icyo arwaye. Ntabwo indwara zose ibiciro ari bimwe. Dusoza, ni ubuhe burwayi cyangwa ni ibihe bintu bikomeye watubwira wakoze muri ubuvuzi bwawe? Ubuvuzi bwanje nakoze ibintu byinshi, nagize amahirwe ngera no kuboko gukiza indwara zijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ibisaza ariko ari birogana, ibyo ndabivura. Wa mukobwa waheze ku mbuga agahera aho ngaho imyaka 40-30, abo ngabo rwose mukarabyo mata adafungwa agakarabira kumuramura, urabyumva, nkamuha iminsi akagenda. Ababuze akazi bacita igisirani, bazazi wasarunguma yanje bakaraba amata adafunguye, mbahesha umugisha bagende. Babandi ngo zananiye nibandebereho, mfite abagore 7 kandi ngiye kuzana n'abandi, kandi ari nabo baba
ndambagiriza na tariki 9 nzazana undi z'ukwa karindwi kugira nuzuze inshingano za muzehe yansigiye. Yego nibwo butumwa natangaga kugira ngo abantu bashobore gukira. Murakoze.